Jésus revêtu de la puissance. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Yambaye. Nambaye iki? Oya ko ndabaye uko murabona nambaye iki? Oh hallelujah! Yambaye apana indani umwuka indani warasendereye uruzura, full of the Spirit and it overflew. Ngwarangiza imisi 40 n'amajoro 40 Satani aramugerageza. After 40 nights and days the devil tempted him. Ngwamare kumugerageza aratsinda. And then he passed the maze rero temptation. niho Bibiri ivuga ngo asohotse avuye muri uwo mwanya w'amasengesho y'imisi 40. And when he was from that time of prayer, Yesu asubira i Galilaya. Jesus went back to Galilee Yambaye in the power of the Spirit. imbaraga z'umwuka we. In the power of the Spirit. Batuma abasirikare ati mugende muje kumufata ririya teraniro ntamanuke kuri podium. They sent soldiers to arrest him. Maze ngo barinjira baricara. They came and sat. Ngo bicare hariya. And after sitting, ibyago byabo bahurirana na Yesu ahagurutse. And that was the same time Jesus was ngo hallelujah. Bahurirana na Yesu ahagurutse. Atangira kuvuga. He started to speak. Tangira kuvuga. Start to speak. Tangira kuvuga. Start to speak. Tangira kuvuga. Maze babagabo bama basana bafashwe n'amashanyarazi. And those men were like, Yesu aravuga ararangiza asezerera iteraniro. And then he concluded the service. Ise teraniro ryose ngo rimare gutaha. And after all are gone, ngo bakanguke basanga they Yesu got up. Ngo They basura found that gutanga Jesus raporo. was gone. Atese ko mutamuzanye. So they asked, why haven't you brought him? Why haven't you brought him? Kibigeze bava ngo ntitwamubonye. They did not say we have not seen him. Ngo yeme mwabagabo. But then, ngo nta mugabo wari wigera uvuga nka. there is no other person who is speaks well well like him. Azapfa guhaguruka ngo cyatangira kuvuga. When he Waba just warakaye ukamutangira starts to guseka. speak, he starts to laugh. Abaje bamurakariye bose n'umurinya And bakaba others batangira were kumubenisa angry. barikiwa. Those who are angry starts to bless him. Vuga ngo bazafatwa n'amashanyarazi yawe. Say they will be caught by fire. Bamwe ngo bafite opposition yahe mu rusa ngo mukazi he. They have Anointing ya opposition. Holy Spirit ni gusi bazakurigata. When you are anointed by the Holy Spirit, they do nothing against you. Akira mugenzi wawe wongere mubwire ngo karibu mu ijambo ry'Imana. The word of God. Mubwire ngo gira ibihe byiza Wish them nice time. kandi byiza cyane. Very good times. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Going to discuss the word of God Umwanya ukungana mwuka wera duha. within the time we have. Nyuma yaho tuje gufata umwanya wo gusenga. Then after we pray. Ariko turabakiriye mwese. Reka dupepe Imana mu izina rya Yesu. Let's wave to God in Jesus' name. Nabonye n'umwana wacu asante na Deja God. asante. Karibu Imana Welcome. ibagirire neza. May God do good to you. Twugurure za Bibiliya zacu turasoma mu buhanuzi bwa Yesaya. Let's open our Bible in Isaiah Igice ni cya 52 chapter 52 murongo ni uwa mbere verse 1. kugeza ku murongo wa kabiri. Verse 1 to 2. Ndizera ko uyu munsi noneho nitonda ngira ngo. I hope I will be Ba interprete ndabwo muri buvunike. Turagerageza simbiza ariko ko niko mpa intekereza. Turahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. from verse 1 to 2. Usomye haravuga gutya ngo ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka
twahishuriwe nde? Kabiri, kuko yakuriye imbere ye k'ikigejigeji k'igishitsi cumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Soma. Navuze Yesaya 53:2 guhera ku murongo wa mbere. Banditse iki? Oya, navuze 53 byenda nibesha sinzi niba ariko nabivuze. Umurongo ni uwa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Soma mu Cyongereza. Kanuma nawe uza kunemera usome mu Gifaransa. Reba wowe mu Gifaransa. Who has believed our message? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Yes. Verse 2. He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of a dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. Ndabona si ngombwa gusoma kubera ko babishize hariya. Mwakoze neza. Impamvu nashatse verses cyangwa se version zitandukanye, There is one I read the different versions. cyane cyane kuri murongo wa kabiri, More especially verse 2. nimwumva ko havuga ngo kuko yakuriye imbere ye k'ikigejigeji nk'igishitsi cumburira mu butaka. He grew up before him like a tender shoot. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Nagiye gusoma muri Bibiliya mfite hariya mu biro, Bibiliya ijambo ry'Imana. But I have the version of the word of God. Iyo bivuga ngo yakuriye cyangwa se yumburiye mu butaka bwumye, akura nk'ikigejigeji, kiba ari ikinyarwanda rimwe na rimwe kigoye kumva. Growing out of a dry ground is a difficult Kinyarwanda. Ariko nasomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana, But I read in the version of the word of God. haravuga ngo uwo mugaragu Says that servant, yakuriye imbere y'Uhoraho he grew up before the Lord nk'urugemwe. like a seed. Muzi urugemwe? Do you know a seed? Yes. Yakuze nk'urugemwe, He grew up like a seed. kandi yari ameze nk'urugemwe rwameze mu butaka bwumiranye. And he grew like a seed out of a dry ground. Ni ukuvuga ngo imbuto iyo ihaye ijya gusa naho imera, When a seed is growing, cyangwa se mu bundi buryo iyo wagiye muri pepiniere hariya tujya gufata ibiti byo gutera mu mazu yacu, or when you go in the seedling to look for trees to plant in our homes, ntabwo uzana ibiti byakuze, uzana ingemwe, urugemwe utera rukazakura. you take a young tree so that it may grow. Ni ukuvuga ngo bya biti ushingura buriya bukiri buto. Niyo mpamvu hano bavuze ngo yakuriye imbere y'Imana nk'urugemwe. Ni ukuvuga nk'igiti cyari nk'akirya gito kikiri muri pepiniere, ariko kitazabuza kuba inganzamarumbu. It was like a seed but which eventually grew. Muvuge ngo amen. Say amen. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Iki kintu cyantangaje cyane. This amazed me so much. Urugemwe rwameze mu butaka bwumye. A seed which grew out of a dry ground. Ubutaka bwumye butabujije uru rugemwe gukura rukaba igiti cy'inganzamarumbu. This dry ground did not prevent the young tree to grow and become great and big. Uru ni urugero batanga kuri Yesu. It's an example about Jesus. Mugiye gukurikira hepfo
haravuga ngo ntiyari afite ishusho abantu bareba, barakomeza n'ukuri ibicumuro byacu n'ibyo yacumitiwe n'ibindi byose, ariko berekana circumstance, context, ibihe uyu mwami yakuriyemo. They go on to show the circumstances and the context in which this king grew. Dutangira umunsi sinibuka nimba ari kuwa kangahe twaganiriye, hari igihe Imana idahindura ibihe ariko igahindura wowe. Sometimes that God does not change circumstances, but he changes you. Kandi kenshi dukunda gusengera ibihe, nyamara ibihe byo sico kibazo, ahubwo wakagombye kwisengera muri ibyo bihe. And many times we pray for times to change, but we should pray for ourselves to change. Kuko hari ibihe bidahinduka, because sometimes kandi bizahoraho, niba bihindutse ibindi bizaza. When times change, other times will come. Ariko Imana yaje kwitegereza igasanga ahubwo ikibazo cyangwa se icyo ukeneye si ibihe bihinduka, ni wowe uhinduka kugira ngo umenye uko ubyitwaramo. But God may judge it necessary that it's you who needs to change rather than circumstances. Muvuge ngo amen. Say amen. Turi kumwe? Are we together? Buriya rero rimwe na rimwe tuza dusuzuma n'uburyo dusenga cyangwa se n'icyo dukeneye mu mwanya w'ibihe twageze. So let's also examine what we should pray for or how we should behave in different circumstances we pass through. Nta muntu wakuriye mu bihe bigoye nka Yesu. There is no person who grew up in difficult times like Jesus. Ariko ntibizamubujije kubitegeka. But it did not prevent him from reigning over them. Niyo mpamvu twasomye iri jambo ry'ubu buhanuzi bwa Yesaya. That's why we read the prophecy of Isaiah. Yakuze nk'urugemwe rwimburiye mu butaka bwumye bumeze nk'ibuye. He grew up like a seed out of a dry ground. Ariko ibyo bihe ntabwo byigeze bigira icyo bitwara Yesu. But those times did not defy or prevent Jesus from acting. Niho twavuze rero ngo hari igihe unyura mu bihe Imana ntihindura ibihe igahindura wowe. That's when we say that you may pass through times and God does not change those circumstances, but he changes you. Na hariya mu byakozwe n'intumwa abigishwa Eglise primitive batangiye kwigisha bahuye na opposition ikomeye. And in Acts, when apostles or disciples began to preach, they met a lot of resistance. Ariko barangije guhura n'iyo opposition bagiye gusenga, baravuga ngo Mana wiramburira ukuboko kwawe gusa ukora ibimenyetso. Imana igiye gusubiza izana umwuka wera ngo bose buzura imbaraga z'umwuka wera bavuga ubutumwa. Imana ntiyahinduye ibi, yahinduye bo. And after this, they said, God, may you extend your heart to do miracles, and the Holy Spirit acted. Yesu nawe niko byagenze. That's the same way with Jesus. Ariko ndimo soma medita kuri iri jambo, Imana ni gute bikenera guhindura kugira ngo dutegeke ibihe nubwo ibihe biremereye bikoroha. And when I was meditating upon this word, I saw that God wants to change us rather than the circumstances we are passing through. Nagaragaje kureba ibanga rya Yesu ni irihe. I tried to see the secret of Jesus through the text. Hari jambo pastor amaze gusoma nonaha. There is a word pastor have shortly read. Hari igihe muri wewe Imana yuzuzamwe imigezi nubwo butaka bwumiranye, ayo mazi akurimo agatemba muri bwa butaka imbuto ikamera. Sometimes God pulls living rivers in you and waters pour out from you. Nagaragaje kureba ndeba ibanga rya Yesu ni irihe. I tried to see what was the secret of Jesus. Iyo usomye muri Luka igice cya 4 umurongo wa 18. When you read in Luke chapter 4 verse 18. Biraza kutorienta uyu munsi uburyo tuja gusenga. Muri Luka igice cya 4 umurongo wa 18. 4:18 Luke. Bibiri iravuga gutya ngo, this is what the Bible says. Umwuka w'Uwiteka ari muri nje. The Spirit of the Lord is on me. Nico cyatumye asigira narasizwe. For he has anointed me. I was anointed. Kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. To proclaim the good news to the poor. Yantumye kumenyesha
imbohe ko zibohorwa He has sent me to proclaim freedom to n'impumyi the ko prison zihumuka and recovery of sight for no the blind, kubohora ibisenzebe. and to set free the oppressed. Niki cyatumye Yesu agera kuri biriya? Why did have Iyo Jesus usomye achieve iriya that? texte usanga ibanga ririhe. When you read the text, what is the secret? Icyatumye iriya mirimo yose afite Yesu yari masoma discours programme cyangwa se ibyahamagariwe gukora. Hari harimo ziriya nshingano zose. He was reading a speech of what was his responsibilities. Ariko kugira ngo uzihuze n'ubu buhanuzi, kugira ngo azisohoze, yagombaga kuzisohoreza mu butaka bwumye, muri opposition iteye ubwoba idashobotse. But for him to accomplish this, he had to face a lot of resistance and opposition. Yumburiye mu butaka bwumye, nukuvuga ngo ziriya nshingano zose yari afite yazikoreye muri opposition itagira uko yasobanura. He grew up like a tender shoot. It means that all his responsibilities was carried out through hardship and great opposition. Ariko dore icyamushoboje, But this is what enabled him. umwuka w'Uwiteka ari muri ye. The Spirit of the Lord was upon him. Sema haleluya. Say hallelujah. Umwuka w'Uwiteka ari muri nge. The Spirit of the Lord is upon me. Nukuvuga ngo opposition iri hariya, inzitizi ziri hariya, imisozi iri hariya, ntabwo Imana yihinduye. Ishira imbaraga zimanura iriya misozi yose ikamanuka, kandi yarangiza kumanuka imanuwe n'ikiturimo. Amen. Sema haleluya. Hallelujah. Kandi nguyu mwuka w'Uwiteka umuriho, And this Spirit of God on him, nicyo cyatumye ansigira. that's why he anointed me. Uyu mwuka yaransize. This Spirit anointed me. Asifiwe. Makubwira mugenzi wawe ngo wamenye icyo ukeneye imbere y'iriya misozi, ni wowe ugomba guhinduka. You are the one to change, not the mountains. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo mwuka wari muri Yesu wacecekesheje opposition iyo. The word of God says the Spirit in Jesus silenced all the opposition. Ndagira ngo mbabaze iki kintu. I want to ask you this. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Yesu ageze i Getsemani agiye gusenga, dore kwa kundi ngo yazamukiye mu butaka bwumye, abona urugendo rw'Igetsemani, ari Getsemani, arangiza urugendo rw'umusaraba kugeza ageze i Gologota. Ni ukuvuga ngo yari areba neza bya bintu byose bimukikije, arasenga ngo Mana, nimba bishoboka ko iki gikombe cyandengana, noneho nyuma arahindura toya, tibe nkuko nshaka bibe nkuko wewe ushaka. Imana yakoze iki? Yakubise bizabigerageza bikuraho, yagize iti marayika yarururutse ngo hagere, ayenyegeza wa muriro. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Yenyegeza wa muriro ngo arangize kuwenyegeza. Nukuvuga ngo Holy Spirit yari irimo, ariko yarakeneye izindi mbaraga ziyongera, maze moteri irahinda. Jesus needs more power at Gethsemane for him to, when he said, if it's your will, let your will be done. Hari abankurikiye bavuga ngo haleluya. Are we following? Say amen. Mwuka wera ni byose muri byo. The Holy Spirit is all in all. Icyo ukeneye si ukuvuga ngo ibibazo bizashira, ni ukuboko kw'Imana, ari byo Holy Spirit. Si kubwa imbaraga zawe n'amaboko yawe, ni ukubera umwuka. What you need is not for the problems to cease, but you need the power of the hand of God, and who is the Holy Spirit in your life. Iyo usomye muri Luka igice cya 4 umurongo wa 14. When you read in Luke chapter 4 verse 14, Luka igice cya 4 umurongo wa 14. Luke 4:14. Turacyari kumwe? Are we together?
Turachari kumwe. Are we together? Bwana asifiwe. Praise Jesus. Igice cya kane umurongo wa 14. 4:14. Ndagira ngo wumve ibanga rya Yesu ryari rihe. I want you to know what was Jesus' secret. Mu bantu bose babayeho nta muntu uzahura n'imisozi nk'iyo Yesu yahuye nayo. Among all the people who ever lived, no one will face the mountains or the problem like Jesus faced. Ariko ibanga ni irihe? But what was the secret? Ibanga nibyo ushaka ngo uyu munsi nawe usingire. Umurongo wa 14. Verse 14. Yesu asubira i Galilaya. Jesus returned to Galilee. Afite imbaraga z'umwuka. In the power of the Spirit. Inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho. And news about him spread through the whole countryside. Ahangaha sinasomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo numve uko bavuga. Not read the version of the word of God to see what he said about. Ntimubona hariya iki Kinyarwanda kivuga kiraba ngo Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka, ariko mu zindi ndimi siko bihaye bivuga. That's not what it says in other version or other languages. Mu Gifaransa, mu Cyongereza soma mu Cyongereza numve. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. In the power of the Spirit. Of the Spirit. Yes. And news about him spread through the whole country. In the power of the Spirit. Yes. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. 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 In the power of no shiraho mu Gifaransa sha buriya kuvuga ngo Yesu ngo asubira i Galilaya ngo afite imbaraga gufite ukumfite ikintu cha rinete hari kugira ikintu n'ikintu kukugira. Going with power and going in power are two different things. There is holding something or something to hold you. Jesus did not have the Holy Spirit, but the Holy Spirit possessed him. So when I breathe my breath, it is in. So it is guiding me. He was full of the power of the Spirit. Praise Jesus. In French, musarira ikintu umuntu yakuriyemo mwuka agira Imana muzamurekaga ari cyo nanonega umuntu azamenya kucumva neza nimushimwe Igifaransa. Let's read in French. Rempli harya niko bivuga ngaho wa nashatse kugatera igihe nasomye jewe muri version yanje ntabwo ari rempli ngaho bivuga Jésus revêtu de la puissance noneho ndatanga soma ko kantu neza ako yarameze ati Jésus revêtu de la puissance. Soma cyane nka na autorité yose. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. None mu Kinyarwanda twavuga ngo Yesu asubira yameze gute? Yambaye. Nambaye iki? Imbaraga z'umwuka. Oya ko ndaba uko murabona nambaye iki? Oh, hallelujah! Yambaye. Apana indani umwuka indani. Warasendereye uruzura. He was full of the Spirit and it overflew. And when he was walking, and Galilea was full of the odor. Hallelujah. Say hallelujah. 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 Yesu ntiyagiraga
amaradiyo yo gutangaza ngo hano Jesus did not harabigitero have radio to broadcast. yatambutse kandi ubu se yabaye revêtu n'imbaraga z'umwuka wera avuye Where were he avuye coming from when he was Ubutayu. filled in the power of the Spirit? bamaze kumubatiza mu mazi After being baptized in the water, mwebwe tuza twirwa tujya mu tuntu n'utundi muri sometimes we dive speak ariko les things points and za others mbere zo muri ordre du jour ntabwo arizo dutindaho tukajya muri za dive without focusing on the main point of the speech. barananga ibibazo abadayimoni The problems, the demons, kibazashira they will not end. ninde babwiye ko abadayimoni bazabapfa Who told you that they die? kibaza banasaza ye They don't even grow old. kuva umunsi bamanuka mu ijuru Imana ibirukanye n'ubu baracabaho They are still tibazara living tibororoka even after bikurya they were bameze sent from heaven. tuzatwiga ibanga rya Yesu We should learn the secret Muvuge ngo Jesus. hallelujah. Say hallelujah. imyaka 30 nimuvuge ngo 30 arabibona ko ageze igihe ngo aragenda At aja mu 30, butayu he went in the wilderness. agira iminsi 40 n'amajoro 40 He spent 40 days yarangiye and nights. gutangira ministry When he was about to start the ministry, ngo arangize iminsi 40 n'amajoro 40 satani aramugerageza after 40 nights and days, the devil tempted him. ngo amare kumugerageza aratsinda And then he passed the maze rero temptation. niho bibiri yivuga ngo asohotse avuye muri uwo mwanya w'amasengesho y'iminsi 40 And when he was from that time of prayer, Yesu asubira i Galilaya Jesus went back to Galilee yambaye in the power of the Spirit. imbaraga z'umwuka we In the power of the Spirit. kandi ikintu cyantangaje And ni what mu bihugu. amazed me, inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye nawe and the good news spread in the whole countryside. umurimo wose Yesu yakoze All the work Jesus did muri opposition y'igitangaza in the greatest mu opposition, butaka bwumye in the dry ground, yageze atambuka kubera imbaraga za Holy Spirit yari he yuzuye would walk Umuriro because waka. of the power of the Spirit. n'abamwanga bakamuhesha umubiri And even his enemies blessed him. n'abamurwanya bakaba bush The opposition would bless him. bwira mugenzi wawe icyo ukeneye ni ukuba revetina What you n'imbaraga za need Holy is to be Spirit filled with the power, in the power of the Holy Spirit. urutoki rw'Imana ruza ruhindura ibintu nirwo ari wo mwuka wera niwo ugomba kuzura ubuzima bwawe ibindi Finger of bisigaye God byose that changes uzabikontorora everything, who is the power of the Spirit. uzabikontorora byose bizaba chini ya ulinzi And everything will be under control. hari abakurikiye bavuga ngo amen Are you following? mwakongera cyane A haleluya bit louder. nimba utazi n'icyongereza uvuga ngo Holy Spirit kabisa mu gifaransa Saint Esprit Roho Mtakatifu bamwe kuva bavuka ne bagiye kuvuga igiswahili ngamba bavuga Roho Mtakatifu ngicyo tukeneye ubukirisitu buvanyemo umwuka wera The Christianity without the Holy Spirit Holy Spirit bwa bizina butagira would be just a name. amen Amen. twumvikanye Are we together? amen Amen. biriya byose All those things bihagaze imbere that are in front of ko you, birapimana na power ikurimo they are niba kurusha imbaraga weighing with bizakunetraliza the power n'uburusha that's imbaraga in you. bizabamataha yego nivire muvuge mwese ngo nivire Say nivire. ikibazo ntabwo ari biriya It's not the problem. Is none those tujya things. It's gusengura not ngo those things. mwuka wera mpindura When we pray, ari we je say, Holy guhinduka Spirit, change me. nindangiza guhinduka When I change, ibikikije byose bizahinduka amataha and all other mountains will become the valleys. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. niba kwamamaza When they proclaim you, ko muranumva neza
niba kwamamaza they amajwi advertise you. y'abantu azagera hagarukire. You will have Umwuka wera limits. nakwamamaza But when the Spirit talks of bizagera you, ku mpera y'isi byuzure n'ijuru. it will be from the end of hell to the heaven. Abantu nibakuburanira bakakuvuganira bakagira gute bizagiraho bigarukira. Umwuka wera naba avoka wawe, kila kitu kitanyamaza. When people speak good of you, it will have an end. But when the Holy Spirit becomes your lawyer, everything will be fine. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Roho Mutakatifu. Holy Spirit. Buri ntambwe Yesu yateraga yose. Every step Jesus made. Umunsi umwe ngo abafarisayo bagiye inama barabangwa ko kiya kigabo cananiranye nimuje kugifata. One day the Pharisees wanted to arrest Jesus. Bahura na rya jambo ririya twasomye muri Luka igice cya 4:18 bivuga ngo umwuka w'Iteka ari kuri nge yansigiye yarasize anointed amavuta. And they were confronted with ngo the word, bahagere which says, batuma abasirikare ati mugende muje kumufata ririya teraniro ntamanuke kuri podium. they sent soldiers to arrest him. Maze ngo barinjira baricara They came and sat, ngo bicare hariya and after sitting, ibyago byabo bahurirana na Yesu ahagurutse. and that was the same time Jesus bavuga ngo haleluya standing bahurirana up na to Yesu pray. ahagurutse atangira kuvuga He started to speak, tangira kuvuga start to speak, tangira kuvuga start to speak, atangira kuvuga start to maze speak. babagabo bama basana bafashwe n'amashanyarazi. And those men Yesu were like, aravuga Yesu aravuga Yesu caught aravuga by fire. ararangiza asezerera iteraniro. and then he concluded the service. Iteraniro ryose ngo rimare gutaha And after Nabo barakanguka. all are gone, ngo bakanguke basanga they Yesu got up. yagiye ngo They basubira found that gutanga Jesus raporo. was gone. Atese ko mutamuzanye So they asked, why ko haven't you mutamuzanye brought uwo him? mugabo Why ko haven't you brought mutamuzanye him? ntibigeze bavuga ngo ntitwamubonye. They did not say we have not seen him. ngo yeme mwabagabo But then, ngo nta mugabo wari wigera uvuga nka there is no other person who si umuntu speaks muzamwumva well like him. amakuru adapfa guhaguruka ngo cyatangira kuvuga When he waba just warakaye speaks, ukamutangira start to guseka. speak, he starts to laugh. abaje bamurakariye bose ni mujinya And bakaba others batangira were kumubenisa angry. barikiwa. Those who are angry start to bless him. Vuga ngo bazafatwa n'amashanyarazi yawe. Say they will be caught by fire. Bamwe ngo bafite opposition yawe mu rusa ngo mu kazi he. They have Anointed ya opposition. Holy Spirit ni gusi bazakurigata. When you are anointed by the Holy Spirit, they do nothing against you. Gukora abantu bavuga ngo There haleluya. are some people are listening to me. Muvuga ngo haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haria la baba, haya la kaya, Maria la shekea. Mokozi wetahimidiwe. Hangira kusha ibiki nabiki. Va Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Mureke mbabwire iki kintu. Let me tell you this. Nyamara kandi uri ikibazo cyawe wewe bwite. You are a problem to yourself. Iyi 40 jours niyo gukira ikibazo cyo kwibera ikibazo. This is a time to get rid of you being yourself a problem to yourself. Ukeneye imvinuka. You need transformation. Amen. Amen. Muvuga cyane ariko. Amen. Amen. Sinari nabona umugabo uvuga Mama Yesu. Murebe ukuntu Holy Spirit ari gitangaza. You see how the Holy Spirit is amazing. Ya masaha yaje yageze. Reka noneho mvuge.
ibanga rya Yesu mbabaje ibanga rya Yesu ni irihe Spirit of mwaryumvise Jesus, what niki was cyari it? kiriho REVÉTU Was Yeah. in the power of the Holy Spirit. yari ndani In the power of the Holy Spirit. ibintu byose umuntu wakuriye ngo mu butaka kurugemwe rwakuriye mu butaka bwumye He muri grew up sezo. like a tree out of a dry ground. Amen. Amen. Mureke mbereke Let me show you. muzi icyo satani aza akora iyo agiye kukwica Do you know what the devil does when he wants to kill you? si ibibazo It's not azamura problems, akamura wewe but he makes you Aragukamura. dry. arakonka He makes you dry. He makes you. nitujya kujya hano hepfo reka mbabwire ibanga ry'Imana n'uburyo Imana izikora n'inzira z'Imana ntiziza zihinduka. The spirit and the ways of God never change. ibanga rya Yesu niryo banga ryawe niryo banga ryawe. The spirit of Jesus, your secret and is mine. Luka 24:49. Luke 24:49. murebe ko ari ryo banga ibanga rya Yesu See the niryo secret of banga Jesus. ryaje niryo banga It's ryawe. your secret and it's mine. muri Luka igice cya 24 umurongo wa 49. Luke 24:49. Tumupepeye Yesu. Haleluya. Hallelujah. Tumupepeye Yesu. Asifiwe. 44 24:49. 24:49. Aravuga ngo dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranije. I'm going to send you what my Father has promised. Ari mugume mu murwa. But stay in the city Kugeza ryari? until Kugeza ryari? when? Kugeza igihe muzambikirwa imbaraga zivuye. Till you have been clothed with power from on high. Zivuye mu ijuru. From on high. Timugakorwe ngo mwide plus. Don't try to move Ngo mugira aho mujya. or go anywhere Kuzageza umunsi muzambikwa imbaraga zawe. until you are clothed with power. None se Yesu ntiyarabizi? Jesus knew that. Kurajya. Where are you going? Bibaza. Unaenda wa? Where are you going? Urashaka gukora iki? What do you want to do? Yesu yari yanze ko babwiriza. Yarababwiye ngo ndabizi ko nabohereje muzagende mubwiriza ubutumwa ariko muzagume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye. I know that I have sent you, but stay in the city until you are clothed with the power of the Holy Spirit. Yesu yarabizi ko ari ryo banga rye. Jesus knew that this was his script. Ariko izanshoboje mu gihe canje zigomba kugaruka mu kazambara. So what enabled me in my time must come and be with you. Kandi nimumara kuzambara And when you are clothed in power, fini termine it will be the end. mukazikorera. You will serve and the Holy Spirit will serve himself. Ega ntacyo turico icyo turico ni kiturimo. We are nothing apart from what is in us. Amen. 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 Ndabizi neza. I know for Kandi uko sure. ni ukuri. And that's the truth. Ubwawe wewe waneshwa. You can be defeated. Ariko niba hari icyo Imana yashizemo But if God has put something in you, ari we mwuka wera ariko kuboko kw'Imana it is the gukora Holy Spirit operation and the hand of God that does the operation. ibiri hanze ntibyo gutsinda. Whatever is outside Habe namo. cannot overcome you. Yarabizi ko itorero Eglise primitive igiye nayo kwimburira mu butaka bwumye. He knew that the church was also to have difficulties. Timoteyo wa kabiri 1:7. 2 Timothy 1:7. Timoteyo wa kabiri 1:7. 2 Timothy 1:7 haravuga gutya ngo says,
kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga. For the spirit God gave us does not make us timid, N'urukundo but of love no kwirinda. and self-discipline. Soma mu Cyongereza. For the spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Noneho hariya hajemo ikintu cy'ubwoba. Fear na timidity ni ukuvuga ngo iho bongeyemo ibintu bibiri. Hariya gusabanya bavana ngo ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba, ariko hano harimo kuba timide, ubwoba na timidite. Yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo. Gave us the spirit of power and love. Nimwumve ikintu kiturimo ukuntu kimeze. Asifiwe. Amen. Amen. Muri biriya bibazo rero, The muri biriya issues you face, bisozi, dore icyo ukeneye. that's what you need. Amen. 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 Yesaya 10:27. Isaiah 10. Umunsi nabahaye imirongo myinshi. Yesaya 10:27. Isaiah 10. Mwumve urugero rwa Yesu ko ariko dufite. Murumva aha. Umwuka wera yaturimo rero. When the Holy Spirit is in us, Uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu. Sibyo? Virigere. Kandi uzakurwaho no kuburetwa bagushizeho. Virigere. Uburetwa buzamarwa niki? Buzamarwa niki? Ayahe mavuta? Vaseline? Naya. be anointing. Ni ayandi Yesu Which yasize. anointing? Amavuta ya Holy Spirit. Kuko Yesu yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka andiho God says the Spirit of yasigiye. God is upon me. He anointed me. Mureke mbabazi. Let me ask you. Mumpize ikinyarwanda canyobeye. This Ese wa muntu uza wisiga nyamara agakomeza kugira umwera. Ukazibona arasa naho atisinze. Mu kindi kinyarwanda azabambaye abayate. Your body yet you become dry. Nimumbwira abandi kinyarwanda bavuga ngo uzagenze gute? Gukurubuka. Ndashaka kubabaza. Wa muntu ukisiga ukagira gute? When you put lotion on your body, Noneho bakavuga ngo asigaye yisiga amavuta ntamufateho. Ngo amavuta ntakimufataho. Ngo yagize ibibazo. Ngo amavuta ntakihagira gute? Amufataho. freshens his Oya body. abantu naza Vaseline azaya makama hari amavuta atazakamurwa n'ibihe. So there are anointment which is not quenched by time. Bavuga ngo haleluya. Say hallelujah. Baragusize barakudodobeka Being bagira bate lotion. shaka amavuta ya Holy Spirit. Look for the anointing of the Holy Spirit. Sifa kwa Mungu. Turi kumwe? Are we together? Amen, amen. Shaka amavuta. Look for ya the anointing Holy Spirit. of Jesus Christ. Ibihe bizorwanya ibindi bintu. Satani agahaguruka. Times may fight other times and the devil lies, Ariko Holy Spirit but the Holy Spirit, iyo yagusize when He anoints you, tuzugira umwera. you cannot lose moisture. Amen. 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 Siko hari abantu turi kumwe? Are we together? Hari abantu turi kumwe? Are we together?
hari abantu turi kumwe together. dore icyo Holy Spirit azakora. This is what ese the yewe Holy Spirit wayikuriyeho does. iki data we? Wayikuriyeho iki yewe we? Wayikuriyeho iki yewe? Haleluya, haleluya. Ariko nukuri Imana nibutse uko mwubise ntanga ngo haleluya, nibutse umuzehe watureraga. Remember, mwageza mugera saa 5 mwe muhamuja kuryama ukabara byose. at 11 would be his Akamatangira time to gusenga get up. bugaca. And he starts to pray till in the morning. Umunsi umwe araza mu rusengero atubwira ngo aho And one agiye day came kwigisha. the church and said, Arabona ngo "We'll bana preach." banje My ngo children, nimusomere muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 10 na kangahe read from me na gatandatu ngira ngo naho sibyo se. John 3:16. None agafa ngo nimusubiremo bagasubiramo. Can you repeat for me? Haleluya, And if you say haleluya, hallelujah, agasohoka kava kandi agasubiramo haleluya, and you say warangiza hallelujah, aricara. and you keep quiet. Twese twama dutaha ijambo rihaye ryama rihinda uwaryamuka And we went back home and the word was ringing in ntabwo ari our ubumenyi ears. n'ubugenge. Anointed. That was an anointing from God. Amen. Amen. Icyo gituma ibyatangijwe n'Imana bigakomezwa n'Imana n'ibishigikiwe n'Imana That's why what is started by God is strengthened, biza biramba God. kubera ko andi mavuta yose arakama because ariko all yasizwe na other Holy Spirit anointing agahoraho. can dry, but the Holy Spirit can never dry. kandi umva icyo aza akora. And this is what He does. Umutwaro wose uba uri kubitogoza All the burden on your shoulders baguhekesheje that they gave you uzakuvaho. will be removed. None bishatse kuvuga iki? What does that mean? Umutwaro wose baguhekesheje All the burden that they have put on your shoulder. niwe wawuhetse wenyine se? Are you the only one who have lifted the burden? Ibihe byaguhekesheje umutwaro The time have put a burden on you, zaguteye iceyi n'igisuzuguriro, and they made you ashamed. baraza barabiguhekesha. They come and they put Kamishireho niwe everything on your mucungaji shoulder, mutoya nabwashaga bariya bamuzehe bakawuguhekesha. and they put the burden on your shoulder. Tiwawunegosye You cannot negotiate. aguteretse. They just put it there. Muhura n'imitwaro inganite mu buzima mu How many Iranganite. burdens do you meet in your time? reka nitidi ya Spirit gusa ihinde And you cannot lift it. uzatembagara. It will fall down. Turi kumwe? Are we together? Wahetse inganite How many burdens umva have you sibyo carried? ngo bashize ku bitugu They ngo put on kandi your shoulders. uzakurwaho n'uburetwa bwose bagushize. And their yoke Chini ya will ulinzi. be lifted from your neck. Kanyaga chini ya ulinzi And you'll be reka under anointed control. ihinde maze urebe. Erega ico tubuze What we lack, ninde mwisi udafite intambara, ninde mwisi udafite Who is not ibisozi, struggling in the ibyifuzo world? dufite hano ni rukororo. all the wishes we have, Ubwira ngo Holy Spirit and the Holy Spirit goromera atsa umuriro who made Nambara the imbaraga. fire. Paulo na Sila, Paulo na Sila waliomba milango ya mbinguni milango ya gereza ikafunguka. Paulo na Sila, Paulo na Sila, milango ya gereza itafunguka, milango ya gereza itafunguka. Hallelujah! Amen. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Paulo na
Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Na sisi tu nicho nashakaga tugende, na sisi tuombe kama wao, na sisi tuombe kama wao, milango ya gereza itafunguka, milango ya gereza itafunguka. Na sisi tuombe kama Paulo, na sisi tuombe kama Paulo, milango ya gereza itafunguka, milango ya gereza itafunguka. Umurongo wa nyuma Yohana wa mbere mugihagaze, urengera ivyuma, urengera ivyuma, urengera ivyuma, sifa kwa Mungu, urengera ivyuma. Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 27. 1 John chapter 4. Shiraho data we asifiwe. Yohana wa mbere ihute vuba vuba, nahagaritse ariko niyihe ndirimbo muhaye mwumva niyo ngiyo. Haleluya! Yohana wa mbere 2:27. Ayi data we ko watinze monami, umva, kuko gusigwa mwasizwe nande nawe nikuguma nikugira gute. Uko murasoma he? Mureka dusome twese. 1, 2, 3. Kuko gusigwa mwasizwe nawe nikuguma muri mwe. Ikibazo nuko kuza gukamuka, nikuguma muri mwe. Ikibazo nuko satani yakunyoha, ariko nimba kugumye muri mwe, nimwumve, arico gituma mutagomba umuntu wo kubigisha. Kandi kuko uko gusigwa kwe kubigisha byose kukaba ari ukukuri atari ukwibinyoma, kandi kuko kwabigishije aba ariko muguma muri hehe muri. Nukuvuga ngo gusigwa ariyo Holy Spirit naguma muri twe. The Holy Spirit when he remains in you. Tituzakenera undi mwigisha utwigisha We not need another teacher. Inquiétude dufite n'ibibazo dufite, The worries we have, uku gusigwa ntikukikirimo. this is the solution. Ndagira ngo mbabwire iki kintu niturangiza kuririmba tuja gusengera. And that we'll pray for. Turasengera ibi ngibi. We pray for these things. Mana uhindura ubuzima bwawe. May you change my life, O Lord, kugira ngo nje mu mbaraga zishobora gutegeka iriya misozi. so that I may have the power to order Nari the nanditse mountains. ibyifuzo bitandukanye ariko nta mwanya gifite I'd written n'orienta muri iri jambo, different requests, sibyo? but Ariko reka gusa tuvuge ngo Mana umwuka wera aze muri wowe, May the Holy Spirit come azamuremo in you. gusigwa kudakamurwa n'ibihe. anointing you, and the anointment that is not challenged by times. Tugiye kuririmba niturangiza dusenga. I'm going Hari to abantu sing bose bavuge and ngo pray. amen. Are we together say amen? Hari abatwumvise bavuge ngo haleluya. Hallelujah. Ichukeneye Holy Spirit. Ukuboko kw'Imana, urutoki rw'Imana The ruzarusohoka hand ibintu of God, the finger of God. tugende tuimbe katika jina la Yesu. Waliomba Paulo na Sila, waliomba milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Sila waliomba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba milango ya gereza
ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, Milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Na sisi tuombe, Leo hii na sisi tutaomba. Leo hii na sisi tutaomba. naomba leo hii milango ya gereza itafunguka, milango ya gereza itafunguka. na sisi tutaomba leo hii, na sisi tutaomba leo hii, milango ya gereza itafunguka, milango ya gereza itafunguka. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Leo hii Na sisi tunaomba leo hii milango ya gereza Itafunguka. milango ya gereza inafunguka. Na sisi tutaomba leo hii, na sisi tutaomba leo hii, milango ya gereza itafunguka, milango ya gereza itafunguka. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Za gereza zose zifunguke mu izina rya Yesu. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. tugiye gusenga twese. Haleluya. Tugiye gusenga. We are going to Wohereze mwuka wera muri iriya misozi. send the Holy Spirit. Mwuka wera ageze muri prison, Paulo na Sila Hallelujah. imiryango yari ikinguye. Prison. Hallelujah. Reka umwuka wera yivange mu bintu byawe, imiryango yose ikinguke. Reka Neza dusenge. kwako Bwana. Mana data wa twese uri Imana ikomeye. ayi data wa twese ayi abashakaya baba Turakubitaje imbaraga z'umwijima zose. mwami mwuka wera niyamanuke aze Mw'izina muri rya ibyo Yesu bibazo Kristo. byawe. Namanuka aje muri ibyo bibazo byawe. Mwuka wera ayi yabashakaya Naze mu mitima y'abateranye uyu munsi. amanuke muri iyo prison, amanuke Izina muri rya izo Yesu ngoyi, Kristo w'i Nazareti. amanuke muri ubwo buretwa. Mwuka wera amanuke ahindura ibintu. Gusigwa kw'Imana kube mu itorero ry'Imana. Gereza, Holy Spirit amanuke mu bana Umwuka wera bawe, w'Imana. amanuke mu muryango wawe, Mu izina amanuke rya mu Yesu itorero, Kristo. amanuke mu gihugu. Nta Holy kizadushobora Spirit, Holy Spirit kubwo gusigwa kw'Imana. saba mwuka wera amanuke mu itorero, Mu izina rya amanuke Yesu Kristo. Kimisagara, amanuke muri Restoration Church, Urakoze amanuke mu Jehova. muryango wawe, amanuke mu Urakoze buzima Jehova. bw'umugabo wawe n'umudamu wawe n'abana bawe. Urakoze Jehova. Mwuka wera arashoboye. Nta Mwuka bukumba wera buri mu nzu arashoboye. y'Imana. Mwuka wera Nta arashoboye. bukumba buri mu nzu y'Imana. Reka hure Mu n'ibibazo izina rya hure Yesu. n'ibibazo ufite. Turabitangaje, turabiremye, tubishyizeho mu izina rya Yesu. Turafungura indazi zitabyara. Au nom de Jésus de Nazareth. Muri iyi minsi 40
mu mbaraga z'umukoro w'Imana reka tubone ibimenyetso byo gusigwa kw'Imana, ibimenyetso byo kubohora, ibimenyetso bikoreke mu nzu y'Imana mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umukoro w'Imana, gusigwa kw'Imana kube mu nzu y'Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Urakoze Jehova, urakoze Jehova, urakoze Jehova. Indwara nizikire muri uyu mugoroba, indwara nizikire mu izina rya Yesu. Wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana. Indwara z'umutwe nizikire, imigongo nikire muri uyu mugoroba, ibifu nibikire mu izina rya Yesu. Yirukana umurwayi, yirukana umwuka w'uburwayi, yirukana umwuka w'uburwayi, yirukana umwuka w'uburwayi, ndawirukanye mu izina rya Yesu. Amaraso nesenye mu izina rya Yesu. Ndakora deliverance mu maraso, ndakora deliverance mu maraso. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mwandwara mwe ndabirukanye, mwandwara mwe ndabirukanye, ndabirukanye muri uyu mugoroba, ndabirukanye muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Muve mu bwoko bw'Imana, muve mu bana b'Imana, nimurekure muri uyu mugoroba, nimurekure muri aka kanya, nimurekure, nimurekure, nimurekure mu izina rya Yesu. Wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana. Ubu byutse mu nzu y'Imana, ubu byutse mu nzu y'Imana right now, ubu byutse mu nzu y'Imana. Turabahamagaye nom de Jésus, turabahamagaye mu mbaraga z'umukoro w'Imana, turabahamagaye mu izina rya Yesu, turabahamagaje au nom de Jésus. Kubwo gusiga kw'Imana, kubwo gusiga kw'Imana, kubwo gusiga kw'Imana, baba ari twebwe turi hano, yaba ari abadukurikire, turabahamagaje kwanza ubute, nibambara imbaraga, nibaze mu nzu y'Imana au nom de Jésus de Nazareth. Jehova ndagushimiye, Jehova ndaguhimbaje. Wastahiliwe Bwana mabwana. Gusiga kw'Imana ni kuza mu nzu y'Imana, abantu bazuzura inzu y'Imana, yaba ari hano hasi cyangwa se hejuru, nibaze buzura inzu y'Imana, nibaze buzura inzu y'Imana. Wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana. Turagushimiye Jehova, turaguhimbaje Jehova, oh turaguhimbaje Jehova. Gusiga kw'Imana kugaragara mu nzu y'Imana. Urakoze Jehova, urakoze Jehova. Nibuze inzu y'Imana right now, nibuze inzu y'Imana abari hano hasi, nibuze inzu y'Imana abari hano hejuru, nibuze inzu y'Imana mu izina rya Yesu. Wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana, wastahiliwe Bwana mabwana. Mukora Imana kora, kandi urakora, uzakomeza gukora kuko wazanywe no gukora. Yesu turagushimiye, Yesu turagushimiye, Yesu turagushimiye, Yesu turagushimiye. Urakoze Jehova, shimira urukundo iteka ryose mu izina rya Yesu. I am
kuzura wowe mwuka wera wowe ni waduhindura wigire waduhindura rwose waduhindura mwami utugezemo twahinduka twambaye wowe twahinduka mwuka wera twambaye wowe twahinduka rwose nta kindi rwose ntabishobora usibye mwuka kuhindura mwuka wuzuye ubuzima mwuka wuzuye kubaho mwuka wuzuye byose twifuza mwuka wera mwuka wuzuye imbabazi mwuka wuzuye urukundo mwuka wuzuye kutuyobora mwuka wuzuye guturira mwuka wuzuye kurema ijuru mwuka wuzuye kubona Imana mwuka wuzuye guhishurirwa mwuka wuzuye kubona Imana mwuka wawe wera niwe waduha kuzinuka niwe waduha gukunda ijuru niwe waduha gukunda Imana niwe waduhindura rwose mwuka wera niwe waduhindura rwose niwe wahindura itorero ryawe niwe wahindura itorero rya Kristo umubiri wa Kristo niwe wahindura umubiri wa Kristo niwe wahindura mwami mwuka wera yakaranga niwe wahindura mwami niwe watsembesha ubuzima niwe watsembesha ibyawe niwe watsembesha iby'itorero niwe watsembesha kukwiyegurira niwe watsembesha ramana riyanga y'abashokotokotokotokoto mwuka wera imbaraga zindenga kamere zasuka wazisuka imbaraga zindenga kamere nawe Imana wasuka wazisuka yawe imbaraga zawe kubaho kwawe mwuka wera turakeneye gusendera wowe turakeneye gusendera urukundo rwawe turakeneye gusendera imbabazi zawe biratuma tubona uyu mwami ramokotokoteketekete riyanga y'abashokoterekere riyanga yererebochatekere reyamababashokoteketekerekere rekotekerekerekere riyanderebotokotokotokotokotokoto yerereboshatakalende riyonderebotokotokotokoto mwuka wera wateba mu bajene wateba mu basore bawe wateba mu nkumi zawe ranga ndenge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 nden
muri twe mwami ubuzima bwawe ubuzima bwawe ranga digi 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 oyamba bashoko teke 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 riyanderebo katarandelegere riyamba bashoko tegelegere riyamba bashoko teke 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 mukawera 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 oyamba
bashoboregere wahindura imiryango imeze nabi wahindura ingo zimeze nabi ranga teke roya baba baba shaka teke riangerere boshoboregere wahindura ingo zimeze nabi wakora nabi wakwemeza imitima batarakumenya ukawera wakwemeza imitima batarakumenya lamboko teke riyongerere bushakatakata imitima batarakumenya ukawera wewe nyine wayemeza wewe nyine wakora mwami wewe nyine duhanze amaso ukawera wewe nyine duhanze amaso wewe nyine wakundura wewe nyine wateresha wewe nyine wahindura wewe nyine waduha ubuzima wewe nyine waduha kwambara Kristo wewe nyine waduha kwambara ibyawe wewe nyine waduha kwambara kukwiyegurira rangarambashaka teketekelege royambamashekekekele riyangayabashotokotelele wewe nyine waduha kwambara wowe wewe nyine waduha kwambara za Kristo wewe nyine waduha guhamiriza Kristo uko ijambo ryawe rivuga n'izina rya Yesu uyu niwe twasigiwe ukimana isaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda umwuka w'imbaraga riyamama bashaka teketekete umwuka w'imbaraga riyongere bodobodobodobodo wawutembeshana watembesha umwuka w'imbaraga riyongere bodobodobodobodo umwuka w'imbaraga ramama basheketekete umwuka w'urukundo umwuka wo kwirinda watembesha umwuka wo kwirinda umwuka w'imbaraga umwuka w'urukundo rayambama shoketekete umwuka wera umwuka w'imbaraga umwuka w'urukundo umwuka wo kwirinda izina rya Yesu umwuka w'imbaraga umwuka w'urukundo umwuka wo kwirinda ayambakatekerekerekereke wawutembesha umwuka w'imbaraga umwuka w'urukundo umwuka wo kwirinda rikarambanganegeregeregere royariroreroshataraya umwuka w'imbaraga umwuka w'urukundo umwuka wo kwirinda rangereboshatayakaya wawutembesha abana bawe rangarengirigirigirigiri umwuka w'imbaraga riyamama bashokoteketekete umwuka w'imbaraga rangaramba shokotokotokotokoto umwuka wo kwirinda umwuka wera kuko tutazi umwuka w'ubwoba hoya rwose umwuka w'imbaraga umwuka wo kwirinda rangaramba bashokoteketekete watemesha umwuka w'urukundo ramama bashokotekete umwuka w'urukundo bikataya mama basheketekete umwuka w'urukundo ramborebo shete umwuka w'urukundo ayababa bashokotekete umwuka w'urukundo ayambire boshoteketekete umwuka w'urukundo
uca bugufi mwami wabitebesha 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 mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu bikotaraho Mwuka wera Mwuka wera Mwuka wera ekugereza abantu bawe mwami ekugereza abantu bawe mwami uzuza amahoro uzuza urukundo uzuze kurwanira uzuza ibyawe mwami Roho Mtakatifu. Baba. Wazisuka
oya ya ya bashatakate riyanderebo oya ya bashotoko tekete riyamababa imbaraga zinenga kamere imbaraga Mwuka wera tebesha imbaraga zawe tebesha kurukundo rwawe tebesha kwirinda rambo kotoko riyamababa shokotekete riyanderebo shatarayagadaga eya ya bashokotekete temba ramababa temba mu bantu bawe nabi temba mu bantu bawe nabi ahari bakumenya nabi Mwuka wera wewe nimuhumura amaso Mwuka wera wewe nimutanga kubona Mwuka wera wewe nimutanga rambure iya baba shoto koto Mwuka wera shina nani shina Yesu shina nani shina Yesu shina Yesu shina nani Yes shina Yesu dutuje twese imbere y'Imana, dutuje twese imbere y'Imana. Mwaganiriye, twaganiriye, twabwiye Imana, kandi nemera neza ko gusenga hari usenga avuze, hari usenga acecetse, hari usenga ashima Imana, hari usenga yibyinira. Buriya abaramyi ni abantu bakomeye cyane mu kumanura ubwiza bw'Imana, kandi aho Imana yageze ibisubizo birayiherekeza. Biba ari umwanya ukomeye, tukarebe mugenzi wawe, uzisengere wenyine uko umwuka kuyobora, kandi ibihe biba ari ibihe byacu n'Imana. Wihereranya Imana yawe. Uyu mugoroba kwari ukohereza imbaraga z'umwuka, kuko nizo zifite ubushobozi, nizo zarwaniriye Yesu zimanura imisozi, zimugendesha mu rugendo rw'ubutayu amasoko aradudubiza, zimugeza ku ntsinzi. Nizo Imana yadusigiye zigendana natwe umunsi ku wundi, nizo ziturwanirira mu bibazo byawe. Ubyohereze, iyo wabyohereje mu muryango wawe, ukabyohereza mu buzima bwa buri munsi, uzumenya neza ko Mwuka wera azatunganya, azashira ku murongo ibitari ku murongo, azasenyura ibigomba gusenyuka, azayubaka ibigomba kubakika. Oh, haleluya! Umwuka wera ari wa musozi we wiyitiki imbere ya Zerubabeli, wa musozi we wiyitiki. Uyu Mwuka wera mwawumanuye mu itorero, muri Kimisagara, muri Restoration Church mu Rwanda, mu itorero ryo mu Rwanda no ku isi hose. Mwuka wera iyo wamanuye mu gihugu uzutunganya ibintu byose, uko Mwuka wera azarema. Mwirema niwe washizeho ibintu byose, niwe waremye ibiriho. Bibiliya iratubwira ngo isi yariho ubusa, nta shusho yari ifite. Umwijima wari ucuze hejuru y'isi. Mwuka wera aragenda atanga forume, ibitari bifite forume, bitari bifite ishusho bigira ishusho. Ahari umwijima umucyo uramurika, ahari ubusa heribe. Tugira ubwoba, Mwuka wera arahari kurema ibigomba kuremwa, gutanga ishusho hatari ishusho. Mwuka wera atanga ishusho mu muryango wawe, mu bana bawe, ku mugabo n'umudamu wawe, atanga ishusho muri bizinesi yawe, atanga ishusho mu itorero no mu gihugu, atanga ishusho mu buzima bwawe. Nicyo ukeneye, reka Mwuka wera manuke, wambare imbaraga z'Umwuka wera. Ndashaka kuzamura amaboko yawe ushimira Imana. Niba wizeye ko Mwuka yagezeyo kandi ahageze atunganya ibintu byose, zamura ijwi ryawe utangira ushimira Imana. Uyibwire ngo Mana, twakiriye impinduka zizanywe n'Umwuka wera mu buzima bwacu.
mwuka wera turagusaba, mwuka wera turagushimiye imirimo ikomeye ukoze mu buzima bwa buri wese, mu miryango yacu, mu mirimo dukora, mu itorero, mu gihugu no mu isi yose. Ni wowe ufite ubushobozi bwo gutunganya. Mana we, ayi data, turakohereza hariya. Mwuka wera turakohereza hariya. Ayi amavuta azanwa nawe aca ingoyi n'uburetwa bwose bwari ku buzima bw'abantu. Ingoyi zose, uburetwa bwose, gusigwa twasizwe kugume muri twe, kugume muri twe, kugume muri twe. Mwuka wera wa munsi yaje kuri Mariya, kubera ko Mariya yari yavuze ngo se ntabwo ndashakwa, ndi isugi, none se byashoboka gute ko natwita? Bibiliya iratubwira ngo imbaraga z'isumba zose ziramutwikira. Mwuka wera niwe wamanutse aramutwikira. Natwikira ubuzima bwawe, ahatari imbuto haraba imbuto. Natwikira ubuzima bwawe, hari impinduka zibaho. Reka uyu mwanya twikire ubuzima bwawe kugira ngo wakire imbuto, wakire amasezerano, atwikira amasezerano yawe, abundikira amasezerano, ararira amasezerano yawe. Umwuka wera kakurya inkoko izirarira amagi imishwi ikavamo, reka ararira amasezerano. Ayi mwuka wera, Yesu, za couple zifite amasezerano hano yo kubyara, yo gukikira, yo konsa, turasaba mwuka wera, turakohereje muri iyo miryango. Rarira, twikira kurya batwikiriye Mariya, twikira. Abakristo babaye ingumba mu buryo bw'umwuka, batagira imbuto yera muri bo. Twikira, rarira mu izina rya Yesu. Mwuka wera turakoherereje no muri byifuzo biraha, ibi biraha muri iki giseke, ubirarire, ubitwiki, ubundikire kugira ngo amasezerano yose asohore. Mwuka wera tugiye gusoza. Hari umusore wifuje gusenga, uriya musore asenge, n'Imana ndababwira abandi baje gusenga. Muhereze mikoro, yambwiye ngo arifuza gusenga. Reka tuzamura amaboko yacu twese, ukomeze utekereze ku by'umwuka wera. Ayi data wera, ayi data wa twese, tugushimiye kubw'ijambo waduhaye muri iki cyumweru. Yego Yesu, turagushimiye mwami, turabashakaya. Yesu, ni wowe uzi ibyo dutekereza. Yesu mwami, hari impamvu wamanuye iri jambo data. Yego mwami Yesu, turagushimiye papa, turagushimiye mwami, turagushimiye umubyeyi waduhaye mwami, ukamukoresha akatugezaho iri jambo papa. Turagushimiye mwami, turagushimiye mwami, tumwifurije umugisha papa, tumwifurije umugisha, umugisha utagabanyije papa, tumwifurije umugisha utagabanyije. Reka mwami umwambike imbaraga mwami, umwambike imbaraga ndengakamere, umuhe kwambara, wongere umuhe imbaraga izirenze idafite mwami, wongere umuhishurire, wongere umuhe kundi guhishurirwa kurenza uko wamuhaye mwami. Turakwinginze papa, reka natwe ibyo wamunyujije mu byo wamuhaye kutubwira, reka uduhe kubizirika ku nkingi y'umutima yacu, uduhe kuyizirika ku nkingi y'umutima wacu. Urakoze Yesu. Reka ijambo wamunyujijemo papa rigume ku mitima yacu mwami, turiziritse ku nkingi y'umutima wacu. Data urakoze ko wumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo. Turacakomeje gusenga, tugiye gusoza. Ndashaka ko bampera Justine mikoro nguri hariya. Ndifuza ko numvise umwuka nemeza ko kurya umwuka wera yaraririye umukobwa w'umwari witwa Mariya, agatwita akabyara Yesu. Tugiye gusaba mwuka wera ararire za couple zose zo muri rusengero, atwikire zose zifite amasezerano,
kugira ngo imbuto iremeke mu buzima bwawe. Tuzamura amaboko twese dusengere amakupule muri iri torero. Urakoze Mana, urakoze Yesu, uri Imana ihambaye. ayi data urakoze. Wabwiye Yeremiya ijambo rikomeye, uramubwira ngo ye Yeremiya we uruzi iki? asifiwe. Arakubwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. ayi data wa twese uri mu ijuru. Uramubwira ngo waroye neza uko ndinda ijambo ryanjye ayi data karisohoza. uri Imana yasanze Aburahamu ayi data yicaye munsi y'igiti. ayi Yesu, uramwihishurira amenya ko yagenderewe mu buryo budasanzwe. asante. urangije uramutegeka arabanza arakugaburira. amaze kukugaburira mwami watura ijambo rikomeye. asante. uravuga ngo igihe nk'iki, yes, ngo umwaka nk'uyu ayi data umugore wawe Sara ayi data wera azabyara umwana w'umuhungu. ndiyo warinze ijambo ryawe urarisohoza ayi data mwami. wa twese uri mu ijuru. niyo mpamvu uyu mugoroba ayi data abana bawe turi imbere yawe mwami Yesu. wewe waravuze ngo utanga gutwita ni nawe utanga kubyara. asante Yesu. nyemerera uyu mugoroba umanuke, ijambo ryawe ni ukuri. urema imbuto Yesu. urema imbuto mu nda Yesu, y'imiryango yose iri aha ngaha. ayi data wa twese ayi alabashekea ayi alaboshekea lafo. abana bawe bari aha bengi alaboshekea bategereje igihe kirekire. yenge alabashekea. abana beza b'abahungu n'abakobwa, ayi data wa twese uri mu reka uyu mugoroba uba umugoroba wabo w'indirimbo nshya mwami, yego data wo guhindurirwa amateka. ayi data wa twese ayi labashakaya. reka uyu munsi bawandike mu ndiba y'imitima yabo, uyu munsi kuko hari igitangaza ukoze kuri bo mwami. uyu munsi isezerano bari barategereje igihe kirekire urakoze mwami, urarisohoje mu izina rya Yesu Kristo. urarisohoje mu izina rya Yesu Kristo. uduhaye gukikira urakoze abana b'abakobwa, abana b'abahungu, duhaye gukikira impanga, tuguhaye icyubahiro mwami. dusengeye n'abatarabona abatware babo bakizwa. narakubonye asante Yesu. ntegereje isezerano igihe kirekire, haleluya Yesu. ariko mbona wicaza umutware wanjye iruhande rwanjye. urakoze mwami wawe. reka ugenderera amakupure ategereje iryo sezerano, maze Uwiteka umunsi umwe bazabone bicaranye n'abatware babo, bazabone bicaranye n'abadamu babo. urakoze mwami, sohoza iryo sezerano uyu munsi. dusengeye abakobwa bacu bari aha, yego data, bamaze igihe kirekire bategereje abatware. abana bacu bategereje isezerano ry'abatware. yego data, nyemerera uremera abatware mu mugisha mu izina rya Yesu. maze umwaka utaha nk'iki gihe mu izina rya Yesu tuzabe dushingira kupure nyinshi cyane. urakoze mwami Yesu. abari bategereje isezerano igihe kirekire, tuzagushima, tuzaguhimbaza. yego data, urakoze ko uyu mugoroba wagendereye Restoration Church Kimisagara. haleluya. urakoze kuko imirimo ikomeye. urakoze mwami. urakoze ko buri wese mwami wari utegereje isezerano rye. urakoze uyu munsi arakiriye. urakoze mwami. ugise neza mwami. urakoze. shyirwa hejuru cyane. urakoze Yesu. twebwe ducishwe bugufi. urakoze mwami. icyubahiro, ubutware no gukomera bibi byawe. amen. 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 amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. mwakoze cyane. Imana ibagirire neza kandi yumve gusenga kwanyu. Tangazo rya nyuma ndagira ngo muryumve. ejo ni kuwa gatandatu, tuzatangira saa 10. ntabwo ari saa 11, dutangira saa 10 tugasoza saa 12. rero ejo tuzahure saa 10 hano. Imana ibagirire neza. amahoro ya Kristo abaherekeze kandi ajyane namwe mu izina rya Yesu. amen.